Urutarangwe ni imwe mu nyamaswa zirukanka ku muvuduko mwinshi ku buryo kuyigiranya n'imodoka za siporo bisa nko gukora ubusa. Nibura iyi nyamaswa niyo ya mbere yihuta ku muvuduko mwinshi kurusha izindi zose zigendera ku butaka. Ndetse hari byinshi bishishikaje tugomba kumenya kuri zo bigendanye n'ubuzima bwazo bw'imibanire no guhuza ibitsina zitandukaniyeho cyane n'izindi njangwe. Uyu munsi reka tuganire ku buzima butangaje bw'urutarangwe. Ni mu kiganiro Le Monde, ni ikiganiro cya Genesis TV. Jye nitwa Beric Munyeshyaka, mbahaye ikaze. Urutarangwe ni imwe mu nyamaswa zitangaje. Nibura ku mubiri wazo usanga zifiteho ibidomo by'umukara bisaga 2,000. Umubiri wazo uzemerera kuwukoresha nk'ubwihisho igihe ziri ku muhigo. Mu rurimi rw'icyongereza bazita cheetah. Iri jambo rikaba rikomoka mu rurimi rw'igihindu ku ijambo cheetah, bisobanura ushushanyijweho cyangwa utatswe n'ibidomo. Izi nyamaswa zibayeho ubuzima butangaje cyane. Nibura iyo zihiga umuhigo, inyamaswa iyo ari yo yose zihiga igendera ku butaka biragoye ko yapfa kuzicika, keretse wenda ubweme zigendera mu kirere iguruka. Kuko nibura mu gihe kiri munsi y'umunota urutarangwe rushobora kwiruka ahantu hareshya na metero hagati ya 200 na 300. Nibura iyo urutarangwe ruri kwiruka rukoresheje umuvuduko wa nyuma, ibyo benshi bita kumariramo, rushobora kwiruka ku muvuduko ukubye kure imodoka za siporo zigezweho. Kugira ngo wumve agaciro k'ibi ndi kuvuga, nibura urutarangwe rushobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 0 rukagera ku birometero 96 ku isaha mu masegonda 3 gusa rutangiye kwiruka. Ku basobanukiwe ibyo gutwara imodoka, biragoye ko imodoka wayicana yamara kwaka mu masegonda 3 gusa igahita igendera mu 100. Ubwo turavuga umuvuduko w'ibirometero 100 ku isaha. Bisaba ibyo bita kwakserera, kongera umuvuduko w'ibirometero buhoro buhoro ukava muri 20 ukagera muri 40, 50, 60, 80, 120 no kuzirenzaho. Ndetse ibi byose bigusaba iminota runaka. Gusa ku rutarangwe ho siko bimeze. Ku bigendanye n'imibereho y'izi nyamaswa nayo iratangaje. Nibura urutarangwe rw'igitsina gore usanga rwitarura izindi kuko zibaho mu buryo bwa nyakamwe, mu gihe iz'igitsina gabo zo zibaho mu matsinda. Akenshi inyamaswa ziri mu zigize imiryango runaka y'injangwe nk'intare, ibisamagwe n'ingwe, usanga akenshi iyo izi nyamaswa zigiye guhiga zihiga mu ijoro. Gusa ku rutarangwe ho biratandukanye cyane. Zakenshi zihiga ku manywa, ndetse bisa nk'imikori minini y'umukara imanuka ku maso yazo. Bivugwa ko umumaro wayo ari ugusubiza inyuma imirasire y'izuba risa n'irihunyeza nk'igihe rirenga cyangwa ritangiye kurasa. Ujya ubona ukuntu kenshi iriya mirasire isa n'iguhuma amaso, cyane cyane nko ku batwara ibinyabiziga, ndetse ikunda kubakoresha impanuka kuko baba batareba neza icyerekezo bari kujyamo. Ku rutarangwe, yaba mu zuba rimeze rite, ruba rureba neza umuhigo warwo. Nanone kandi bitewe n'imiterere y'urutarangwe, burya ntirushobora gutontoma nk'uko ibindi bijangwe binini nk'intare bibikora. Ibi biterwa n'igufa ryo mu ngoto zitagira. Zishobora kubwejagura no kuvuga mu tujwi duto nk'utw'inyamaswa dutunze mu ngo zibigenza. Tugiye mu mateka dusanga urutarangwe yari inyamaswa ikomeye cyane mu mateka ya Egiputa ya kera, ndetse rugafatwa nk'inyamaswa iziririzwa. Impamvu ni uko urutarangwe ngo rwafashaga ba Farawo mu buhigi, ndetse dusanga n'imana nyinshi z'Abanyegiputa nk'abizereraga mu kigirwamanakazi cy'injangwe bise Mafde, cyakunze kugaragara gishushanywa gifite umutwe w'urutarangwe, ndetse byizerwaga ko icyo kigirwamanakazi ngo cyafashaga roho za ba Farawo mu buzima bwa nyuma y'urupfu. Abanyegiputa ni bamwe mu bizereraga mu buzima bwa nyuma y'urupfu, cyane ku buryo iyo ba Farawo bapfaga babashyinguranaga zahabu n'ibintu by'agaciro byo kuzabafasha mu buzima bwa nyuma y'urupfu, ndetse hakaba n'igihe bica abagaragu bo kubashyingurana ngo bazabafashe mu rugendo bagiyemo. Mu bigendanye n'ubuhigi urutarangwe rukora, akenshi ntirujya ruhiga inyamaswa nini, ahubwo utunyamaswa duto nk'inkwavu, isha n'inyoni nizo zikunze guhiga. Mu buzima busanzwe nanone ni inyamaswa zidakunze gusagarira abantu no kugira amahane, ndetse mu bigendanye no kunywa amazi ziyanywa hagati ya buri minsi 3 cyangwa 4. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi naha tugihiniye.
ni ikiganiro cya Genesis TV. Uyu munsi twaganiraga ku buzima bushishikaje bw'urutarangwe cyangwa se cheetah mu ndimi z'amahanga. Igihe twabanye nitwa Beric Munyeshyaka. Reka tuzasubira ubutaha. Mbifurije kugira ibihe byiza. Ciao ciao. Hasta la vista.